Haleluya, haleluya. Yesu Kristo ashimwe. Ndabasuje bene data mu izina rya Yesu Kristo. Igitondo cya niba turi nk'iki, duhereje Imana icyubahiro, tuzamuye amaboko yacu tubwira Imana ngo Mana urakoze, kuzinze ijuru ukazinguye amanywa, uduhaye umugisha, uravuze ngo twongere tubeho tubayeho, bikozwe n'amaboko yawe. Mwene data, zamura icyubahiro cy'Imana mu mutima wawe, wongere utekereze ukuntu iri joro Imana ritambukije, wongere urebe ubwiza bw'Imana ku buzima bwawe, ibyo yagiye ikora mu minsi watambutsemo yose, nurangiza uhereze Imana icyubahiro. Mana turagushimiye. Iki gitondo rero muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayon Mountain Church mu Rwanda. Bene data, tubana buri gitondo muri inshuti nziza, bakristo b'itorero Elayon Mountain Church, mwese aho muri ndabashuhuje, kandi Imana mwese ibarebe neza. Rero igitondo nk'iki kitigeze kibaho, nyemerera tugaruke muri teme yacu igira iti ukwiriye gushima Imana. Ni ukuri ukwiriye gushima Imana, ukwiriye gushima Imana. Nanjye kandi ubikubwira nkwiriye gukomeza gushima Imana. Imana ibyo kurya yishimira ni amashimwe. Ni ukuri Imana iyo uyishimye uba uyibagiye ikimasa, uba uyihaye ifunguro ryiza. Ibyo kurya yishimira ni amashimwe. Biragukwiriye ko wikontorora ukireba, warangiza ugashima Imana, kuko ntago wabura icyo ushima Imana. Ntago wakibura, haba mu kazi kawe, haba mu bana bawe, mu rushako. Ntago wakibura, haba mu muryango wawe. Ni ukuri ntago wabura icyo ushima Imana. Imana ishimwe cyane. Nk'uko umuririmbyi yavuze ngo urukundo rw'Imana ntirurondoreka, rusumba izuba rugasumba ukwezi, ngo ndetse ikuzimu rugerayo. Uko niko nawe gushima Imana kwawe wirebyeho kwagombye kuba kungana, kuko uko urwo rukundo rwa Yesu rungana, niko agenda arukoreramo, arukoresha ibyo kukugira neza bitarondoreka. Nyemerera rero wongere ufate umwanya ushima Imana, ubwira Imana uti warakoze Mana, aho ugejeje ukora ndagushimiye. Uwiteka uhabwe icyubahiro. Reka dusome ijambo ry'Imana twihuse. Turasoma Zaburi 56, dusome umurongo wa 5. Handitse ngo iki? Handitse ngo Imana izampa gushima izina ryayo. Imana niyo niringiye, sinzatinya. Abantu babasha kuntwara iki? Imana nihabwe icyubahiro. Hanyuma dutambutse 13, handitse ngo Mana, imihigo naguhize indiho, kandi nzakwitura amaturo y'ishimwe, kuko wakijije ubugingo bwanjye urupfu, n'ibirenge byanjye wabikijije gusitara, ngo mbone uko ngendera mu maso y'Imana mu mucyo w'ababaho. Imana ishimwe. Haleluya. Aya ni amagambo Dawidi yavuze. Yayavuze nk'uko yari amaze kubivuga. Yaravuze ati ubugingo bwanjye wabukijije, ubugingo bwanjye wakijije ubugingo bwanjye urupfu. Ubugingo bwanjye wari bukijije urupfu. Umubiri wawe Imana wubukijije urupfu, si rimwe si kabiri wabibonesheje amaso yawe. Ariko Imana ihabwa icyubahiro. Ibyaguhije n'ibyakurwanyije mu nzira zimwe ndetse n'izindi byabaye byinshi, ariko Imana ishimwe ko yagukijije urupfu, nanjye ikarunkiza. Imana nihabwa icyubahiro. Dawidi rero we arabikusanyije, za ntambara ziteye ubwoba yanyuzemo, arangije aravuga ati Imana, Imana ishimwe cyane, Imana ihabwa icyubahiro. Aravuga ati Imana we wakijije ubugingo bwanjye urupfu, ibirenge byanjye wabikijije gusitara. Nawe urabizi ko hari aho wageze ugasitara. Ndavuga iyo usitaye mu rugendo uri kugenda, iyo usitaye hari n'igihe wicara, iyo usitaye hari igihe uva no mu muhanda ugahagararira ku ruhande.
iyo usitaye hari igihe urira, iyo usitaye hari igihe uva amaraso kwino, iyo usitaye yewe, iyo usitaye hari igihe bigushobera, iyo usitaye urababara cyane. Nawe ufite ibyagusitaje n'ibyakubabaje, ufite rwose ibintu byakubayeho, ubona urahungabanye rwose, ubona rwose wasitaye. Ariko Dawidi waravuze ngo Mana nushimwe ko ibirenge byanjye wabikijije gusitara. Ibyo birenge wumve yuko ari urugendo ugendamo, ari ubuzima bwawe wabikijije ko gusitara. Iyo umuntu asitaye ntabwo aba aguwe neza. Mu giturage iyo wasitaraga uvuye no kuvoma, hari igihe n'amazi wamenaga, ndavuga wikoreye nk'agacuma kakibwacura kakikubita hasi kubera watsitaye. Iyo utsitaye uta ekiribure, ntabwo uba ugifite sitabirite mu byo ukora. Ariko Dawidi we aravuga ngo Mana ushimwe ko ibirenge byanjye wabikijije gusitara. Nawe ufite iby'Imana yagukijije byakuzunguzaga, byakubabaje muri ubu rugendo, muri ubu buzima, ariko Imana ishimwe, wowe urabizi neza, ubikuruye urabizi neza, ndetse n'ibyatuma gusitara, ndetse n'ibyakwitegaga imbere bigatuma usitara, ibyo Uwiteka Imana bigukuye imbere. Imana ishimwe cyane. Dawidi rero aravuga ngo mbone uko ngendera mu maso y'Imana, mu mucyo w'ababaho. Imana ishimwe. Niyo mpamvu rero kuri 5 Dawidi yabivuze neza ngo Imana izampa gushima izina ryayo, Imana niyo niringiye sinzatinya. Nawe rero ukomeze wiringira Imana, kandi Imana izaguha gushima izina ryayo. Ariko aka kamwanya iby'Imana yakoze ukwiriye gushima Imana. Iby'Imana yakoze aho igejeje ikora ukwiriye gushima Imana. Muri iki gitondo cyane bature ushima Imana mu mutima wawe, uzamura amaboko yawe, ukusanya iby'imirimo y'amaboko yayo, nurangiza ushima Imana, kuko ukwiriye gushima Imana. Naho abantu bo ntacyo babasha kugutwara rwose. Niko Dawidi yavuze ngo abantu babasha kuntwara iki? Imana nishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Ntacyo abantu babasha kugutwara. Ikigukwiriye ni ukushima Imana, ukayishimira ko ari intwari mu ntambara, ukayishimira ko ari Imana y'inyabushobozi, ukayishimira ko ari Imana ifite imbaraga, ukayishimira ko ari Imana muremyi w'isi n'ijuru. Imana nishimwe cyane. Imana ibaha umugisha, Imana ibanezeze, Imana igendane namwe, muhahe muronke. Uwiteka Imana adudubize umugisha mu biganza byanyu, buri wese ahure n'umugisha we. Shalom, shalom, shalom.